Muraho neza nshuti zanjye, murakaza neza ku muyoboro wa YouTube channel Ubuzima TV1. Ese wigeze wibaza niba hari ibintu abana bashobora kumenya neza kurusha abantu bakuru? Abantu benshi batekereza ko uko umuntu akura ariko arushaho kumenya byinshi, ariko siko buri gihe biba ari ukuri. Uyu munsi ndabagezaho ibintu 7 abana bazi neza kurusha abantu bakuru, kandi bishobora kugutungura cyane nawe nimba ariko wajyaga ubitekereza. Niba uri mushya kuri iyi YouTube channel, ntiwibagirwe gukanda subscribe, like no gusangiza inshuti zawe kugira ngo utazongera gucikwa n'izindi video. Dutangire n'ikintu cya mbere, kwishimira ku bintu bitoya. Abana bishimira ibintu bito cyane, urugero gukina umupira, kubona igikinisho gishya cyangwa kurya ice cream. Ariko abantu bakuru akenshi baba bahuze n'ibibazo by'ubuzima ku buryo bibagirwa kwishimira ibintu bito. Abana batwigisha ko ibyishimo bidakururwa n'ibintu binini cyane gusa. Cya kabiri, kwiga ibintu bishya vuba. Ubwonko bw'umwana bwakira amakuru vuba cyane. Niyo mpamvu abana biga indimi vuba, biga gukoresha telefone cyangwa ikoranabuhanga vuba. Abantu bakuru bashobora kubyiga mu gihe kirekire, ariko abana babifata vuba cyane. Cya gatatu, kutagira urwango. Abana bashobora gutongana uyu munsi, ariko nyuma y'iminota mike bakongera bagakina n'inshuti zabo. Abantu bakuru bo akenshi bashobora kubika inzika igihe kirekire. Ibi bitwigisha ko kubabarira byihuse ari ingenzi mu buzima. Icyo ngicyo abana barakizirikana, nyamara abantu bakuru ntabwo bagiha agaciro. Reka tujye ku cya kane, gukoresha imagination, gutekereza kure. Abana bafite ubushobozi bukomeye bwo gutekereza ibintu bishya. Umwana ashobora gufata agasanduku akakagira imodoka cyangwa inzu. Ibi bigaragaza ko abana bafite creativity nyinshi cyane muri bo. Tujye ku cya gatanu, kubaza ibibazo byinshi. Abana bakunda kubaza ngo kuki, bikorwa bite, ibi bivuze iki? Ibi bibafasha kwiga byinshi cyane. Abantu bakuru rimwe na rimwe batinya kubaza, bigatuma batamenya byinshi nk'uko babishoboye. Cya gatandatu, kubaho mu gihe cya none. Abana batekereza cyane ku byo bari gukora ubu ngubu. Ntibahangayikishijwe n'iby'ejo cyangwa ejo hazaza cyangwa ibibazo byinshi. Abantu bakuru bo akenshi bahora batekereza cyane ku bibazo by'ejo, ku bijyanye n'akazi, icyo bazarya, icyo bazambara. Ibyo ngibyo abana ntibibareba. Tujye ku cya karindwi, kugira umutima w'ukuri. Abana bavuga ibyo batekereza nta buryarya. Niba umwana akunda ikintu arabivuga, niba atagikunda nabwo arabivuga. Ibi bitwigisha kuba inyangamugayo no kuba abanyakuri. Nk'uko mubibonye, hari ibintu byinshi abana bashobora kutwigisha nubwo ari bato. Rimwe na rimwe dukururwa n'ibibazo cyangwa tugahera mu bibazo tukibagirwa ibintu by'ingenzi nko kwishima, kubabarira no kwiga buri munsi. None se wowe ubona ari icyo abana bakora neza kurusha abantu bakuru? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba wakunze iyi video, kanda like, subscribe, kandi na comment kugira ngo tujye tubana mu zindi video. Wakoze cyane, naho utaha.